Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus muri kumwe nanjye nutritionist ifite Yesu Leya. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku burwayi bwa gute. Niba ari ubwa mbere ubwumvishe, gute ni uburwayi bushobora gufata ingingo, aho usanga umuntu ababara mu ngingo cyane cyane ariko kuno ry'igikumwe. Akenshi igakunda kwibasira abagabo kuruta abagore, ariko bikaba biterwa n'ikirero. Niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana buri munsi umenye ibigendanye n'imirire, kuboneza imirire ndetse no kwita ku buzima muri rusange. Gute ni ubwoko bw'uburwayi buri mu cyiciro cy'ibyo twita arthritis, cyangwa se uburwayi bugendana no kubyimbirwa ariko cyane cyane ku bice by'ingingo, ari byo twita arthritis. Arthritis rero ni igihe ingingo cyangwa se aho amagufwa ahurira muri joints hashobora kubyimba. Cyane cyane kuri gute usanga ari ino ry'igikumwe rikunda kubyimbirwa, mu bugombambari ndetse n'ahandi hantu hose ingingo zihurira, nko mu ntoki, mu mano ndetse no mu mavi ndetse n'ahandi. Gute iterwa n'iki? Icyambere gishobora gutera gute nuko gute ishobora guterwa n'ibinyabutabire twita purine. Purine zikaba zishobora gukomoka mu biribwa runaka bitandukanye nk'uko turi bubirebe, ariko n'umubiri ubwawo wifitiyemo purine. Kandi purine, ubwo bwoko bw'ibinyabutabire cyangwa se bw'ama-chemicals biba mu mubiri, bushobora gutanga ibyo twita uric acid cyangwa se acide urique. Muratwihanganira, hari amaterme yari muri field y'ikiganga ariko adafite ikinyarwanda cyayo, muzajya mutwihanganira. Uric acid cyangwa se acide urique ishobora gutera cyangwa se niyijya hejuru bakavuga ngo umuntu afite uburwayi bwa gute, ari nabwo bugendana nuko kubyimbirwa no kubabara ingingo, ugasanga umuntu yananiwe kwambara inkweto zifunze cyangwa se guhina intoki biri kumugora, kugenda mu mavi hari kumubabaza bitewe nuko afite uburwayi bwa gute. Rero gute ikabiterwa n'ubwo bwoko bw'ibinyabutabire bita purine, ari byo bishobora kubyara acide urique. Acide urique rero nayo ikaba ishobora kuza ikajya muri joints, aho ingingo ziteranira, ariko bikanakora nk'ibyo twakwita nk'utubuye cyangwa se nk'ibintu bigenda bigafata mu ngingo, noneho bigatera ko zibyimba, bigatera yuko guhina ingingo bibabaza. Ikindi kandi bigatera no kubyimbirwa, bikagendana n'ububabare bukomeye cyane, ku buryo umuntu wafashwe na gute attack yagize nyine ikibazo cyo kugira gute, usanga kugenda bishobora kumugora bitewe n'icyiciro gute ye iriho. Muri makeya nicyo gitera gute. Ariko ushobora kwibaza ngo ese ubwoko bw'ibiribwa bufitemo za purine ni ubuhe, cyangwa se nibihe biribwa umuntu ufite gute agomba kwirinda? Umuntu ufite gute rero agomba kwirinda bya biribwa twavuze birimo purine, cyane cyane ibintu bya mbere bibamo izo purine. Icyambere ni ubwoko bw'inyama bw'ingingo cyangwa se bwa organ meat. Organ meat tubonamo inyama z'umwijima, inyama z'impyiko, inyama zo mu nda, ziriya nyama abantu benshi bakunda kurya zo mu nda, ndetse n'ubwoko bw'inyama nyine zose z'amaorgane cyangwa se z'ibice by'umubiri w'inyamaswa, ariko atari inyama z'iroti, mbega atari muscle. Inyama rero zo mu nda, izo twita organ meat, imyijima, impyiko, inyama zo mu nda n'ibindi, bikungahayemo cyane ubu bwoko bwa bya binyabutabire twita purine, ari byo bituma acide urique izamuka, ni nabyo bitera uburwayi bwa gute. Ikindi cya kabiri ugomba kwitondera ni ubwoko bw'inyama zitukura. Inyama zitukura zose habariwemo izikomoka ku nka, izikomoka ku ihene, izikomoka ku ntama ndetse n'izikomoka ku ngurube. Pork cyangwa ingurube, abenshi batekereza yuko ari inyama z'umweru, ariko ntabwo ari byo. Nubwo iyo uzireba wenda zenda kugira ibara ry'umweru, ariko ntabwo ari inyama z'umweru ukurikije uburyo zimeze, mu buryo bw'ibigize cyangwa se n'ibinyabutabire bifite. Inyama z'ingurube nazo zibarwa nk'inyama zitukura, nazo ukwiriye kuzitondera. Ikindi ukwiriye kwitondera ni ibyo twita seafood cyangwa se ibinyenyanja, ibiribwa cyangwa se ibinyamaswa
niba ariko twabyita byo mu nyanja arizo seafood, harimo ibifi binini, shellfish, amasardine, n'ubwoko bw'ibinyenyanja. Wenda mu Rwanda ntitubifite, ariko ntago tuba twibagiwe yuko muri community idukurikira haba harimo n'abantu bari muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'ibinyaburayi. Namwe turababona muri community yacu ko murimo, niyo mpamvu tutavuga ibyo mu Rwanda gusa, ahubwo tuvuga iby'abantu bari ahantu hatandukanye, kuko namwe tubabona ko mudukurikirana. Rero ibiribwa byo mu nyanja ukwiriye kubyitondera nabyo igihe ufite gute. Ikindi cya gatatu ndetse cy'ingenzi ukwiriye kwitondera cyane niba ufite uburwayi bwa gute n'ibigendanye n'inzoga, ariko cyane cyane biya cyangwa se izi nzoga dukunda kuvuga ngo ni bière z'urufuro, kuko ziba zirimo n'ibinyamasukari byinshi. Ikindi na za lika ndetse na za wine, igihe cyose zikoreshejwe na zari nyinshi, zishobora kongera ububabare bwo kugira gute. Ikindi kandi zigatiza umurindi nabwo kugira gute attack, kugira bya bimenyetso bya gute, kuko bishobora kuza hashira igihe bigasa nk'ibikendereye, nyuma bikongera bikaza. Rero ikoreshwa ry'inzoga riri hejuru rishobora gutera cyane kubabara byimbitse cyangwa bikomeye mu gihe ufite uburwayi bwa gute, cyane ko kandi inzoga zishobora kongera acide urique mu maraso. Ikindi kintu ukwiriye kwitondera cyane mu gihe ufite uburwayi bwa gute ni ibikomoka ku binyamasukari, sugar ndetse n'ibindi bintu byose bifitemo ibinyamasukari. Aho twavuga ibiribwa byakomotse mu nganda cyangwa se byatunganyirijwe mu nganda. Hari ubwoko bw'ibinyamasukari bita high fructose corn syrup, katubisubiremo ni high fructose corn syrup. Akenshi uzasanga nusoma kuri twa tuntu tw'inyuma twanditse ku biribwa ugiye gufata, ku maji, ku biki, ku masereyale n'ibindi bintu byinshi birimo isukari, uzasanga harimo iyo high fructose corn syrup. N'ubwoko bw'ikinyamasukari kitari cyiza kandi gishobora gutiza umurindi kwiyongera kwa gute. Ikindi kandi n'ibiribwa byose n'ibinyobwa byose birimo amasukari nk'amaji, niyo yaba ari ji wikoreye, niyo yaba ubwoko bwa ji buri no sugar added, iyo ukoresheje ibinyamasukari byinshi bishobora gutuma gute yawe irushaho kuba mbi kurutaho. Hari ibindi biribwa rero bifitemo purine, ariko ubushakashatsi bwerekanye yuko ntacyo bitwara umubiri cyane. Aho tubonamo imboga nka za epinari cyangwa se n'ubundi bwoko bita asparagus, n'ubwoko bw'imboga bufitemo za purine bya binyabutabire, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko purine zikomoka mu mboga ntacyo zitwaye, zo ko umuntu ashobora kuzikoresha nta kibazo. Ikindi kintu akenshi dukunda kuvugaho ni ibigendanye n'ibishyimbo byumye. Ibishyimbo byumye nabyo bishobora kugira purine, soya nyinshi yumye ndetse n'ubunyobwa bwinshi, ariko kuko bikomoka ku bimera, akenshi iyo bikoreshejwe mu rugero cyangwa se nk'ibishyimbo bigakoreshwa bitumye ari bibisi, ntacyo bitwara mu gihe bikoreshejwe mu cyiciro biringaniye, mu bigero biringaniye. Ikindi ushobora kwibaza ku mafi. Amafi nubwo nayo ari mu binyenyanja cyangwa se mu bintu biba mu nyanja, amafi ashobora kugeramo purine, ariko bitewe nuko afitemo omega 3 fatty acids, ubwoko bw'ibinyamavuta byiza bishobora kubyimbura, niyo mpamvu amafi si ngombwa yuko umuntu ayareka. Ashobora kuyafata inshuro nkeya mu cyumweru, imwe cyangwa ebyiri, kandi kantite itari hejuru cyane, bigatuma izi purine ziri mu mafi zitagira ikibazo, cyane ko ziba zazanye na omega 3 zishobora kubyimbura cyane, zigafasha umurwayi wa gute. Nyuma y'ibi rero reka turebe ngo noneho umurwayi ufite gute agomba kurya gute kugira ngo agire ubuzima bwiza, ndetse na za inflammation, kwa kubyimbirwa afite bitewe na gute, bishire cyangwa bigabanuke. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya nuko imirire yonyine idahagije ngo igabanye cyangwa se ikize gute, ahubwo imirire ikurinda yuko ugira gute attacks nyinshi cyangwa se guhora urwaye ubabara kubera ya acide urique iri nyinshi mu mubiri wawe. Ikintu cya mbere rero ukwiriye gukora no gufata imiti yo kwa muganga, imiti muganga yakwandikiye ukayubahiriza neza. Icya kabiri ukirinda biriya biribwa twavuze. Icya gatatu rero nicyo ukwiriye gukora. Mu byo ukwiriye gukora, ukwiriye kugira ibiro
byiza. Uko ugira ibiro byinshi ukagira obesite, cyane ko abantu bakunda inyama nyinshi, bakunda inzoga ndetse na bya binyamasukari, akenshi usanga banafite umubyibuho ukabije. Ari nayo mpamvu kugabanya ibiro ku murwayi wa gute ni ngombwa. Niba udafite ibiro byinshi ubwo icyo ntikikureba, ariko niba ufite ibiro byinshi kandi urwaye uburwayi bwa gute, gabanya ibiro. Impamvu nuko uko tugabanya ibiro bituma itembera ry'amaraso, circulation y'amaraso igenda neza, kandi uko circulation y'amaraso igenda neza bituma za joints, za ngingo, ya mahuriro y'ingingo yari yagize ikibazo, amaraso aratembera akagezayo oxygene, akagezayo umwuka mwiza, ugasanga ya stiffness, kwa kubyimbirwa, bwa bubabare butangiye kugenda bugabanuka. Icya kabiri ukwiriye gukora nuko ukwiriye kurya ibitera imbaraga by'ubwoko bwiza, cyane cyane dukunda kuvuga ibyo twita complex carbohydrates. Ni ubwoko bw'ibitera imbaraga byiza, bitahinduwe, bitongeye amasukari, bidaciye mu ruganda. Aho tubonamo ibijumba, amateke, imyumbati, brown rice, brown macaroni, porridge zuzuye ndetse n'ibindi mu bigendanye n'ibitera imbaraga. Ikintu cya kabiri ukwiriye kurya imboga nyinshi, ukarya imboga z'amabara atandukanye, zizaguha imyunyungugu, amavitamine, vitamine cyane C ishobora nayo gufasha mu kurwanya gute. Dushobora kubonamo ubwoko bw'imboga zitandukanye, ubwoko bwose, amabara yose. Ikindi ushobora gufata imbuto nabwo zitandukanye, ariko cyane tukibanda ku mbuto zidakungahayemo amasukari. Dushobora kwibanda nko ku ndimu, amaronji, cyane ko ibyo ngibyo bifitemo vitamine C kandi ishobora kugabanya gute. Ikindi ubushakashatsi bwerekanye ko ubwoko bw'imbuto bita cherries, wenda mu Rwanda ntitukunda kuzigira, ariko abari hanze murazizi, twa tundi dutoya tw'umutuku. Cherries nazo zishobora kugabanya gut attacks, kugira uburwayi bwa gute buguma bugaruka, birabugabanya. Ikindi niba uriye ibyubaka umubiri, ni byiza yuko ukoresha ibyubaka umubiri bidafite ibinyamavuta byinshi. Niba ari inkoko uyikureho uruhu, niba ari ifi uyirye gakeya mu cyumweru, twavuze ko rimwe cyangwa kabiri. Ibishyimbo ukoreshe ibitumye, cyangwa se niba ari n'ibyumye bikoreshwe bukeya, inshuro nkeya. Amagi, indagara n'ibindi nibize ari byinshi cyane mu mirire yawe, ahubwo ugende uhinduranya. Niba wariye ifi, ubundi ushyire ibishyimbo by'ibitonore, ubundi urye ibikomoka nko ku mashaza, ugenda uhinduranya igise, ariko ntukabye gufata ibyubaka umubiri. Ariko nanone ntabwo wemerewe kubireka burundu, kuko nubireka ushobora nanone kugira ibindi bibazo bikomoka ku mirire mibi irimo kubura ibyubaka umubiri, nko guhita umera nk'umuntu washaje, guhita utakaza muscle ndetse n'ibindi. Ni byiza rero yuko ushobora kugana muganga akagufasha kuboneza imirire yawe no kubalansinga, kugereranya ingano y'ibyo ukeneye, tugendeye niba uri kugabanya ibiro cyangwa niba utabigabanya, niba hari ubundi burwayi bifite cyangwa se niba ari gute gusa. Ibyo bituma tumenya neza ngo ukwiriye kurya ibingana gute. Ikindi ukwiriye kwitaho nuko ukwiriye kunywa amazi ahagije. Iyo unywa amazi ahagije bigufasha mu gutuma umubiri ugabanya imyanda iri mu mubiri biciye mu gusohoka nko mu nkari z'umuntu. Uko imyanda iba myinshi mu mubiri niko iyo umuntu anywa amazi hari imyanda myinshi igenda isohoka. Gusa uretse nabyo bituma na za joints, kubera y'amazi ari ahagije mu mubiri wawe, bituma muri joints zawe zikora neza, ziri hydrated, zifitemo amazi cyangwa se ibitembabuzi bishobora kuzifasha mu gutuma zikora neza. Rero ni byiza yuko unywa amazi hagati ya litiro 2 n'eshatu bitewe n'ibiro ufite, ariko ukayanywa buke bukeya ku buryo urangiza umunsi wawe umaze hagati ya litiro byibura 2 ku munsi. Ku muntu ufite ibiro byiza, waba ufite byinshi ugashobora kuzamura ukageza kuri litiro 3. Nibyo rero twari twabayitiyemo uyu munsi ku bigendanye n'imirire y'umurwayi wa gute. Ariko niba uyifite, ibi tuba tuvuze ni muri rusange y'ibyibanze ukwiriye kumenya, ariko biba bikwiriye kugendana nawe ku giti cyawe n'imyaka ufite, niba nta bundi burwayi cyangwa se niba buhari, kugira ngo umenye byimbitse uburyo ukwiriye kurya ndetse n'uburyo ukwiriye kwitwara. Mwari kumwe nanjye Nutritionist Mfiteyesu Leah,
ukeneye kudusanga aho dukorera wadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket muri Nutrition Cabinet twita Nutrimedi Plus. Mwanaduhamagara kandi kuri 0788 94 04 74 naho utaha.